agura inzoga ngo barazanye yishakira aho ukuntu yanganaga n'akazi yarayemo nibyo bintu bisekeje. Oya ni inkuru ndende. Oya ni inkuru ndende gute yangana gate akazi yari umugabo munini wakabona inda aya yego urumva inda ya fake inda ni ya fake se ni ya fake pe ira konoshi niye nanjye zinizanjye ye konoshi zire ira konoshi imbere iriya y'imbere ku kazu k'amazi yego ukuvuga nanjye mpera ahangaha abana naho aho yaguye ahangaha nawe ahanga ikuruweri nanjye ni yanjye iyi kuruwari yose aha ni iwawe urabona ko ni naho yaguye hano inyuma yawe bari n'abaturanyi banjye bahuye n'ibyago pe mwahuye n'ibyago ntabwo biba byoroshye. Amakuru aravuga ko yaba yaraje kugira uko yakwigenza cyangwa se gusambanya indaya akaza kumugwa hejuru. Byagenze bite kugira ngo mumenye ko ari mu nzu ari naho yaguye? Ni kuvuga ngo ukuntu byagenze ngiye naje saa sita mvuye mu gifundi sanga abantu hano bari hano. Y'uyu mupasiteri mwabyakiriye gute kumva ngo aguye mu rugo rw'ahantu hatari niwe? Ikintu cyatubabaje kubona afite inzu yakagwa mu rugo rw'abandi utanashyitse rwose. Byatubabaje cyane, ibintu bigoye cyane mu buzima. Byatubabaje birenze kugera umva twanahageza agenda karatwica. Yaratuwe yubatse afite umudamu bakomanze ndumva yarandara kuri iki cyumba. Wowe urara hamwe iki cyumba? Komanga ndumva jya kwishura inzoga bazanye baramwa yego baragama maze Sarirota abwira umugabo ati tukisagaye tugiye kugama. Igisigaye bagiye kuryama. Ibyo bintu warabyumvaga? Yego baragama umugabo aravuga ati numva ntameze neza. Yego Shariroti yari indaya mwino karitsiye. Ibyo bintu byaba ari byo cyangwa yari ariko nyine nago byagaragara nkawe kuko nyine we yambaraga akwikwiza ariko nyine nubundi kuba byo nyine yinjizaga nyine biraho ngaho nyine to. Noneho umwana we aransubiza ati nyine babana hano aransubiza ati ngo mama ngo yishe umuntu none ngo bagiye kumufunga. Noneho ndamubwira none se ngo mama we yishe umuntu ngo yamwishe none se ngo yamwishe ryari ngo yamwishe ninjoro. Uwo mwana abikubwiraga afite imyaka ingahe? Afite imyaka 5 ngo yamwishe ninjoro ngo yingo none se ngo mama we ngari he ngo mama ngari hararuguru ngo hariyo ngo naribu none se ngo byagenze uti nyine ngo umuntu ngo yaje ninjoro ngarakomanga ngo mama ngaramukingurira ngo bazana inzoga ngo baranywa. Noneho ngo bamaje kunywa noneho ngo uwo muntu nyine uwo mwana ni mukuraza ubwenge. Noneho ngo uwo muntu ngabwira mama ngo ndikumva naniwe ngo reka mba ndyamyeho gatoya. Umwana yarabyumvaga. Noneho mama aramubwira ngo nta kibazo ngo uburyamye ngo ryamaho nk'iminota 30 ngo uruhuke ngo ubundi ngo uhite utaha. Noneho ngo uwo muntu ngararyama ngamaje kuryama ngo birangira dusinziriye twese. Ngo noneho ngo mama ngarabyuka mu gitondo ngaheka umwana mutoya ngarambwira ngo ninkanguka ngo mite njya mu rugo ngo ngiye mu kazi. Noneho ngo mama ngo yahise ajya mu kazi ngo ngiye ngatsigana n'uwo muntu ngo natabizi ngo ariko ngo ko yapfuye. Noneho ngo hashize akanya ngo nanjye ndabyuka mitanza hano ngo inje ahangaha. Noneho ngo mama ngahita aza kundeba ngo turazamuka ngo tugeze mu rugo ngo dusanga ngo uwo muntu ngo nta mupira ngo yambaye ngo yakuyemo umupira. Yaje nyine amuganiriza mubaza uko abayeho amubwira ati muri Imana izakugirira neza, Imana igihindura amateka y'umuntu. Rumva yari yamuguriye n'akantu nyine barasangira ahera ko aramubwira ati reka mbe niryamye hano kuri matera kuko nta gitanda kiba muri iyo nzu nagashambrete. Aryama kuri matera kuko na position yari aryamyemo wabonaga ko aryamye nk'umuntu wari uri kuruhuka. Nuko byagenze. Yes, reka nkusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu cy'u Rwanda. Iyi ngiyi ni Eastside Rwanda Media ndetse n'Urugendo Online TV. Wowe tubana umunsi ku wundi uherereye mu majyepfo, uri mu majyaruguru, uri iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba. Tutibagiwe wowe uri hagati mu mujyi wa Kigali kandi nawe uri muri Afrika muri rusange, kandi tuguhaye ikaze kuri wowe uri mu ntara yacu ya 6 y'abadiaspora. Iyi ni Eastside Rwanda Media, Urugendo Online TV. Ndi imbere ya kamera ni Emi Kabaka, naho inyuma ya kamera ni Chobi. Nkuko dutuwe tubana umunsi ku munsi mu biganiro byacu tugenda tubagezaho
ahantu hose mu gihugu murabizi ko tuhakorera. Ikintu cya mbere ni amakuru kandi iyi ni urugendo ruracyakomeje. Ahangaha turi ni mu mudugudu wa Musagara, akagari ka Kanazi, umurenge wa Nyamata, akarere ni Bugesera. Ni inkuru yatuzinduye yamenyekanye ku masaha y'umugoroba ku munsi w'ejo hashize, ntitwabasha kuhagera bitewe n'imvura yari iri kugwa cyane. Ni inkuru y'akababaro ariko inatangaje. Ninza kuvuga ngo iratangaje ntimugire ngo nugushinyagura, kuko nuza kuganira n'abaturage bahanga muri quartier bakakubwira inkuru ko yagenze. Ruhande rumwe uraza kumva ari inkuru ibabaje, ariko urundi wumve itangaje. Ndamuraza kumbaza reti bwo byifashe bite. Ni inkuru yamenyekanye ivuga ko pastor cyangwa se uwahoze ari pastor midini rya ADEPR bamwita Rwigema Donasiye, we warutuwe utuye mw'iyi quartier ahangaha muri uno mudugudu wa Kanazi, yaje kujya mu rugo rw'umukobwa bita Charlotte. ni muza kureba neza aha niho ndi kwerekera kwa Charlotte. Donasiye ngo yaje gusanga Charlotte mu rugo rwe. Ahangaha ngeze niho mu rugo Charlotte, murabibona neza aha kwino nzu. Cobi araza kugenda abibereka neza. Yaje kumusanga ahangaha ngo aramukomangira arabaragana amubwira ko Imana izamugirira neza. Donasiye ngo yarari hagati y'imyaka 53 kugera kuri 54. Urumva ntago yararengeje imyaka 55. Yari umugabo wubatse, wigeze kubaka, ariko aza gushwana n'umugore we, baza gukora divorce. Amakuru nagiye mpabwa n'abaturage mwizi quartier bambwiye ko Donasiye ngicyo ashobora kuba yarapfuye n'umugore we. Muri bo harimo umwe ngo utabyaranga, ikibazo cyabiteye n'ukubura urubyaro, baza gutandukana. Donasiye ngo yaratuwe aba mwino quartier, abanye n'abantu neza, kuko yaba ngo umwana bahuraga yamuguriraga bombo. N'umugabo warutuye hano hepfo, nagiye mbona ibikorwa bye, wari ufite amazu manini, ariko abantu bakibaza ngo aha yaje kugwa. Ni inzu ya chambrette ituyemo uno mukobwa Charlotte wari ufite abana batatu, akaba ari umukobwa w'imyaka hagati ya 23 na 25. niyo myaka Charlotte yari afite. Yari umumama w'ababyeyi w'abana batatu, niko abantu batubwiye amakuru mwino quartier babitubwiye. Ngo yaraje rero aramubwira iti hari ibyo nakubonyeho nk'umuntu wabaye muri ADEPR, hari ibyo nakubonyeho. Amubwira uko Imana izamugirira neza, Imana izahindura ubuzima bwe, akaba yava hano muri chambrette akabangwa azajya gutura muri cadastre. Ibyo ngibyo ngo nibyo Donasiye yagiye amubwira. Ariko nanone ngo mu gihe bari bicaye bari kuganira uko nguko, yaramubwiye ati se umwiki ngo aza kuhava, aza kujya kuzana icyo kunywa. Baragumeza baraganira, ariko Donasiye ngo ntago yari amerewe neza, kuko ngo yari yasomye agacupa. Uwo mukobwa rero Charlotte aragenda azana agacupa. Mu gihe yari amaze kukazana, Donasiye ngo aza kumusaba ati se waretse nkiryamira ahangaha nkaryama. Aramubwira iti nta kibazo. Umukobwa yaje kuzinduka ngo aragenda ajya gupagasa nk'uko bisanzwe, asiga Donasiye aryamye. Mu gihe avuye gupagasa agaruka asanga uko Donasiye yarameze, uburyo yararyamyemo niko akimeze. Amukozeho asanga yamaze kwitaba Imana, yamaze gushira mu mwuka, ari nabwo yahitaga ajya gutabaza abaturage. Yego tubasanze ahangaha, ariko nanone muratubwiye ngo mwebwe murabizi uko byagenze kuva Donasiye aje mw'uru rugo agakomanga, byagenze gute? yaze saa 2 za nijoro n'iminota 34. Saa 2:34.
yaje 2:40 waramubonye aza nyine bakomanze ndumva rero ndara kuri iki cyumba wowe urara muri iki cyumba bakomanga yego ndumva maze aracingura akomanga yavuze ngo iki akomanga yego ntabwo yavuze ngo ni umugore yavuze aravuga ati karibu maze ati karibu aricara yego amutuma inzoga ariya akamurungi yego amutuma inzoga warabyumvaga yamutumye izihe nzoga turubu aragenda azizana maze amwaka telefoni agenda kwishyura telefoni yaranayimwatse yewe yego ajya kwishyura inzoga bazanye baranywa yego baragama maze Charlotte abwira umugabo ati ikisigaye tugiye kugama igisigaye bagiye kuryama ibyo bintu warabyumvaga yego baragama umugabo aravuga ati numva ntameze neza yego nkawe nk'umuntu wari uzi Charlotte kuko umbwiye ko umuzi neza Charlotte yaratuwe abayeho gute wambwiye ko yari afite abana 3 yego nyine ngiye ukuntu nyine mbizi nari ndi mu rugo kubera nyine nuranye n'iwabo kwa Charlotte nyine nuranye na mama we uturanye na mama yego nari ndi mu rugo netse noneho umwana wa Charlotte nyine mutoya nyine yari ari iwabo arimo ararira noneho ngi iwabo mura n'akandi kana nyine gasa nkaho ari gakuru ndakabaza ati se Merive kuki umwana ari kurira wamushyiriye mama wawe noneho umwana we aransubiza ati nyine babana hano aransubiza ati ngo mama ngo yishe umuntu none ngo bagiye kumufunga noneho ndamubwira none se ngo mama wawe yishe umuntu ngo yamwishe none se ngo yamwishe ryari ngo yamwishe ninjoro uwo mwana abikubwiraga afite nk'imyaka ingahe afite imyaka 5 ngo yamwishe ninjoro ngo yingo none se ngo mama wawe ngari hehe ngo mama ngari hararuguru ngo hariyo ngo naribu none se ngo byagenze ute nyine ngo umuntu ngo yaje ninjoro ngarakomanga ngo mama ngaramukingurira ngo bazana inzoga ngo baranywa noneho ngo bamaje kunywa noneho ngo uwo muntu nyine uwo mwana ni mukuraza ubwenge noneho ngo uwo muntu ngabwira mama ngo ndi kumva naniwe ngo reka mba ndyamyeho gatoya umwana yarabyumvaga noneho mama aramubwira ngo nta kibazo ngo uburyamye ngo ryamaho nk'iminota 30 ngo uruhuke ngo ubundi ngo uhite utaha noneho ngo uwo muntu ngararyama ngamaje kuryama ngo birangira dusinziriye twese ngo noneho ngo mama ngarabyuka mu gitondo ngaheka umwana mutoya ngarambwira ngo ninkanguka ngo mite njya mu rugo ngo ngiye mu kazi noneho ngo mama ngo yahise ajya mu kazi ngo ngiye ngatsigana n'uwo muntu ngo natabizi ngo ariko ngo ko yapfuye noneho ngo hashize akanya ngo nanjye ndabyuka mpita nza hano ngo inje ahangaha noneho ngo mama ngahita aza kundeba ngo turazamuka ngo tugeze mu rugo ngo dusanga ngo uwo muntu ngo nta mupira ngo yambaye ngo yakuyemo umupira noneho ngo mama ngamukoraho ngo ususubije inyuma ho gato umwana ngo yavuye hano agiye hehe yavuye hano agiye kwa nyirakuru asiga uwo muntu aryamye ahangaha yego noneho uwo mwana nyine barazamukana nyine we na mama we baraza ngo yinjiye mu nzu ngo akoze kuri uwo muntu ngo yumva ngo arakonje ngahita ahamagara umugore uba hano ku muhanda nyine wabahaga inzoga ngaraza ngaramubwira ngo vayo ngo urebe ngo wa muntu ngo twari turi gusangira inzoga ngo ni mugoroba noneho ngaraza ngo uwo mugore ngo amushotagura imigeri ngo bamukubita n'inki ngo basanga umuntu yapfuye uragira uti yaraje amushota imigeri waje ngakajya kubita imigeri amubwira ngo kanguka wabwiraga umugabo ngo kanguka ninde Murungi yego nyine basanga ngo yapfuye byarangiye bahita bahamagara uriya mugore wawe hirya ngo ni mama Hirwa yego bahita bahamagara abayobozi nyine bahita baza nyine bose bahita babajyana yego Charlotte yari umumama w'abana bangahe yari afite abana 3 yabanaga na 2 undi umwe abana na se yego abo bana bose nabe n'umugabo nabiwe n'ubundi Charlotte bigize no kumufunga bamufunze yazize iki yari yataye uwo mwana wundi nawe babana yaramutaye amuta muri Kigali baramujyana baramufunga bamukatira imyaka 2 arongera arataha
yataye umwana mwino karitsiye cyangwa yagiye amuta i Kigali? umwana yabaga kwa nyirakuru Shirota amukura kwa nyirakuru aragenda amutaha muri Kigali, amujyana i Kigali arahamuta. yego nyine barabimenya baramuhiga baramufata bamukatira imyaka 2 imyaka arongera 2 arataha, yego yari yarafunzwe imyaka 2. Hari amakuru ari kuvuga ko Charlotte yari indaya mwino karitsiye, ibyo bintu byaba ari byo cyangwa yari ariko nyine ntago byagaragara nkawe kuko nyine we yambaraga akwikwiza ariko nyine n'ubundi kuba byo nyine yinjizaga nyine biri aho ngaho nyine tu yinjizaga abagabo, yego ko bikaze ntago bikaze. nkawe nk'umwe mu bantu batuye mwino karitsiye niki wasaba ubuyobozi? njye nyine icyo nasaba nyine nyine uwo mugabo bajyanye nyine baramucisha mu cyuma barebe icyo yazize, nibasanga nyine yazize kwicwa nyine ubusharoti nyine barongera bamusubize muri gereza bongere bamufunge, nibasanga wenda yari afite ibindi bidwara nyine hari ikindi kintu yazize arataha, kuko numvaga ngo n'uwo mugabo ngo yaradwaye ngo umutima, niko numvaga bavuga, ngo yararwaye umutima, niko nyine umuntu bavukana nyine, kuko ejo nawe yari ari hano niko yari ari kuvuga ngo yararwaye umutima, ngo ariko ngo uko byagenda kose ngo uyu mukobwa ngo nataha ngo ntago arabyemera, nyine bari gusakuza ngo ni gute ngo agwa ku muntu w'indaya, ngo kuki ngo ataguye ahandi hantu ngo akagwa ku indaya, ngo nyine ngo nanataha ngo ntago babyemera, ngo ntago bazabana muri iyi karitsiye. Yewe amakuru avuga ko mwino karitsiye harimo indaya nyinshi, nibyo? Indaya nyinshi zirahari ariko ntago ari benshi, ariko zirahaba. Zigira urugomo cyangwa ntago bagira urugomo cyane? Reka tugushimire. Nakoze. turi ku mupira w'abagore hariya bari kwikinira ku kibuga cya Nerayo, Yego. ariko ku gacupa ko yakasoma gahunge singiye kubabeshya. Yari umuntu ubayeho gute muri karitsiye? Muri karitsiye umuntu witondaga nta kibazo, nta n'izindi shiti yageraga rwose. Yari umuntu muzima nta kibazo cyo kwisomera ku gacupa ko ngako asangira n'abandi. Yego. Izo ngeso zo kuba yaratuwe ajya mu bagore mu ndangamirwa zamurangwagaho ntabyo twabonaga, uretse ko yabaga n'abantu agasabana n'abantu gusa. yawe ari umuntu akasabana nawe gutya ati nagusura undi nagusura nkuko bisanzwe. Yego. Hebyo mu bagore byo twabyumvise gutyo gusa. Bivuga ko yari pastor, ubundi yari pastor wo muri Hedini. Nimba mwamuzi. Yari pastor kera. Yari pastor kera muri Hedini. ADPR. Muri ADPR. Yina yabaga ni Nyamata. Mwabyakiriye gute kumva nkamwe nk'abaturage bo mwino karitsiye ariko nanone nk'abantu mwari inshuti mwarabavandimwe y'uyu mupasteri, mwabyakiriye gute kumva ngo aguye mu rugo rw'ahantu hatari niwe? Ikintu cyatubabaje kubona afite inzu yakagwa mu rugo rw'abandi rutanashyitse rwose. Byatubabaje cyane, ibintu bigoye cyane mu buzima. Byatubabaje birenze kugera umva twanahageza agenda karatwica. Yaratuwe yubatse afite umudamu baye baratandukanye, baye bakoze divorce. Nkawe nk'umuturage wo mwino karitsiye urambwiye uti bakoze divorce n'umudamu we, na makimbirane yaturutse kuki kugira ngo hajye kubaho gutandukana? Ntago mbizi kuko babikoreye iyo, ntago mbizi. Ntaje ni uko imiryango yabo bivuga gutya kuko duturanye mu mudugudu. Ni turaturanye. Iyi karitsiye yarituwe ibamo wenda bizino noke ibintu bijyanye n'urugomo, ibintu bijyanye n'ubusinzi, ibintu bijyanye n'uburaya. Ubundi no karitsiye ni karitsiye gute wavugamo bigendanye n'iyi nkuru yawe yagaragaye uyu munsi akundi yarituwe imeze no karitsiye yanyu? Karitsiye ni nzima nta kibazo, nta by'uburaya byo nta bihari, nuko ubona umuntu yigendera gutya kwigerera gutya nta by'uburaya bihari. Icyo ni ikibazo gusa yenda cyamugwiririye ni nk'impanuka. Kuko ntago abangwa gikura mu ngo z'abandi ngo yo guhita, iyo ni nk'impanuka mbese yamuguye, ni nk'igisebo cyashatse kuza mu mudugudu wacu. Yego, amakuru turi kumva yuko uwo mudamu cyangwa umukobwa yapfiriyeho nawe yagiye kuri RIB. Ese nk'abaturage muko musanzwe mumuzi, ese uko wenda yaba yabigizemo uruhare mu ipfa rya pasiteri cyangwa ari ukubite nuko mumuzi, murabyumva gute bite nuko mumuzi no mukobwa? Uwo mukobwa ko tumuzi ntago by'uburaya byi kuko afite na nyina hano hepfo n'umuturage. Ubwo rero ko nawe twafashe amakuru ko yabyutse mu gitondo ngo asiga umuntu aryamye arigenda ajya mu kazi.
agarutse mu kazi akinguye ngo nibwo basanze ngo aravuga ati wa muntu ntabwo yagiye ngo aracyahari. Ayo niyo makuru twakunze gufata, nayo ngayo nzi nta kundi. uvuze ko pasiteri yari yaharaye Ngo yaharaye, kuko rero ngo yaharaye ntibagire uko babigenza, ubwo birashobokara tubizi kuko ntabwo twahagaze mu muryango ku muryango gutya tusanga tubona ahari, ariko kuba haraye ngo yaharaye. Yego, none nk'abaturage murasaba ubutabera cyangwa murasaba ubuyobozi ko bakora iki, haba hagati y'aho y'uwo yapfiriyeho cyangwa hagati y'umuryango? Ni buhe busabe nk'abaturage bo muri karitsiye mwasaba ubuyobozi? Ubuyobozi biriya birasobanurwa na RIB, abatwaye nibo bari gusobanura ikibazo cyabo uko byagenze, nta kuko twebwe nta kibazo kindi twasobanura. Yego, tugusanze ahangaha muri karitsiye, bivugwa ko ejo ariho umugabo bita Donasiye yaguye. Byagenze bite? Uratubwira kugira ngo ajye kuhagwa, yari atuwe ahatembera, yari atuwe aza gusambanya uwo mukobwa, ni inkuru imeze gute? murakoze. Ni umuntu wo muri karitsiye nyine, n'umuturanyi wacu. Urumva nyine ahantu utuye urahagenda. Makuru twahawe nuko yahaje saa 2 z'ijoro. Saa 2 z'ijoro Yahagera akamukomangira, akabyuka yari yaryamye, amubwira ko aje kumusura, baraganira, mubaza cyangwa aramugurira. Wabajije cyangwa undi ninde? Pasiteri yabajije umukobwa cyangwa arakimubwira, ajya ku muhanda arakigura, barasangira. Yego. Makuru yaduhaye yatubwiye ko baganiriye nk'iminota 20. Wabahaye amakuru yavugiye ko baganiriye nk'iminota 20? Hanyuma amubwira ko yego, amubaza nyine ubuzima abayeho, amubwira ko Imana izamugirira neza, mbese yari ameze nk'uri kumusezera. Arangije aramubwira ati se wamfasha nkaba niryamiye hano ho gato ko mu kanya ninkanguka ndi butahe kuko iwe ni hano hirya. Yego. Umukobwa yaramuretse araryama, aramworosa, arasinzira. Mu gitondo abyutse abona ntabwo byakangutse, afata ko gisinziriye, ko afite hanguva kubera ko yari yasinze. Cyo yakoze yegetseho urugi, ajya gupagasa kuri akazi ko gufurira abaturage. Yego. Avuyeyo nka saa 9 sanga umuntu uko pozisiyo yamusizemo niyo akiryamyemo. Ubwo yahamagaye ubuyobozi buraza sanga yapfuye. Yego. Hanyuma nyine abaganga baraza barapima, ntabwo turamenya igisubizo cyavuyemo. Umubyeyi nyine niwe bamujyana kuri RIB. Niko byagenze. Uragira uti yari ameze nkaho ari kumusezera. Nkawe waganiriye n'uwo mukobwa, yakubwiye se koko ko hari igikorwa cyaba cyarigeze kiba? Oya. Yambwiye ko ari ubwa mbere bari bahuye, yacagaho ku muhanda amureba nk'ibisanzwe. Yaje nyine amuganiriza, amubaza uko abayeho, amubwira ati muri Imana izakugirira neza, Imana igihindura amateka y'umuntu. Urumva yari yamuguriye n'akantu nyine barasangira, ahera ko aramubwira ati reka mbe niryamiye hano kuri matera kuko nta gitanda kiba muri iyo nzu, n'agashamburete. Aryama kuri matera kuko na pozisiyo yari aryamyemo wabonaga ko aryamye nk'umuntu wari uri kuruhuka. Nuko byagenze. Yes, tugusanze ahangaha aho Pastor Rwigema Donasiye bivugwa ko ariho yaguye. Nkawe nk'umuturage wo mwino karitsiye, Rwigema wari umuzi w'iki? Yari umugabo warubayeho ute? Uratangira utwibwira ubundi dusangize amakuru nk'umuturage dusanze hano muri karitsiye. Yoko, amazina yanjye ni Hakizimana Jean Bosco. Ntuye hano ndi n'umuturanyi w'abo bantu. Hakizimana Jean Bosco. Nkaba ndi n'umuturanyi w'abo bantu. Aho uyu muntu yaguye. Yego. Uratubwira Pastor Donasiye wari utumuzi? Ntuyemuzi. Yari umugabo warubayeho gute? Yari afite famille, byari bimeze bite? Yari umugabo wari ufite famille, niko numva. Iriya konoshi niye nanjye izi nizanjye. Iyihe konoshi? Iriya konoshi imbere. Iriya y'imbere ku kazu k'amazi. Ku kazu k'amazi. Yego. Ukuvuga nanjye mpera ahangaha abana naho aho yaguye. Ahangaha nawe iyi kuruwari nanjye ni iyanjye. Iyi kuruwari yose. Iyi kuruwari ni iyanjye. Aha ni iwawe. Urabona ko ni naho yaguye hano inyuma yawe. Bari n'abaturanyi banjye. Bahuye n'ibyago pe. Mwahuye n'ibyago. Ntabwo biba byoroshye. Amakuru aravuga ko yaba yaraje kugira uko yakwigenza cyangwa se gusambanya indaya akaza kumugwa hejuru. Byagenze bite kugira ngo mumenye ko
ari mu nzu ari naho yaguye. ni ukuvuga ngo ukuntu byagenze ngewe naje saa sita mvuye mu gifundi nsanga abantu hano bari hano saa sita z'amanywa. saa sita z'amanywa njye muri pause yego nsanga abantu bari hano bavuga ko umuntu ngo umukobwa ngo Rwigemera ngo yaraye ku ndaya ngo indaya ngo ubwo ngubwo ngo yaguye ngo ku gitsina yari yaharaye ngo yari yaharaye biza kumenyekana saa sita. ngewe nabimenye saa sita. saa sita we nibwo we wabyutse ujya gupagasa. nari nagiye mujya gupagasiriza abana ko ngiye mfite abana. yego none se yari indangamirwa cyangwa yari yari yaraje kwikodeshereza ibibazo biba muri runo rugo n'akasamutwe. yego n'akasamutwe gute urumva buri munsi hano haboneka ngo ibintu by'amakimbirane uburaya. amakimbirane ashingiye ku ki? Ndaya nta wabimenya wabimona ko babona bicangacanga ukuntu ngewe turaturanye mbamona biri ko bicangacanga ukuntu nanjye bikanyobera. Niyo mbibona amaso yanjye mbona binyobeye. yari yaguze iyo ndangamirwa yari yayiguze dore yari yaguriye ngo Murungi yanyeretse mishaje nimugoroba naje nyange nimugoroba arambwira ati yanyeretse mishaje yaguriye inzoga agura inzoga ngo barazanye yishakira aho ukuntu yanganaga n'akazi yarayemo nibyo bintu bisekeje. oya ni inkuru ndende. oya ni inkuru ndende gute yangana gate? akazi yari umugabo munini wakabona indaya. yego urumva indaya fake. indaya ni ya fake se? ni ya fake pe. ni ya fake gute se ubwo? akareka umuntu w'umugabo ajya ku ndaya akajya mu kazu gato k'icyumba kimwe yarangiza akajya ku ndaya akarinda yagwamo. ese iyo ndaya yo kuki niba ahubwo se abanyamakuru mwebwe mukurikirana amakuru yapfuye sangaye bigenda gute? yego nkawe nk'umuturage warutubaha ngaha kano nambwiye ko mwari muturanye bamwe bari kuvuga bati pastor yaratuwe amukodeshereza. reka ninywera akantu kanjye. oya we humura ngo yaratuwe ari we wamukodesherezaga. ngo niwe wamukodesherezaga iyo nzu. ntago aya makuru ntayo mfite pe. gusa na nyir'urugo ibi bintu ababiziho niba handitse hanze ikibazo nyir'urugo yababiziho. ngewe sinibaza mba mbona abantu ibintu bibera muri runo rugo rwa Diadoni ibera mu butumwa bw'amahoro. ibi bibazo bibera muri runo rugo nta kasamutwe pe. yego turekera aho ngaho. riti mu rugo rwa Diadoni ibintu bihabera nta kasamutwe. batuwe bahadwanira. ushobora kubyuka mu gitondo ukasanga umugore abyutse yicaye nta kazi afite. afite utugamba. yego araguruka atumwemeza araguruka. kamuga se unibuguruka ko nta boyingi ufite cyangwa uri wa mugabo muretse ni inkuru ya kasamutwe. gusa fresh waya makuru nka Bosiko. ikindi nyifuza nta kibazo nkawe nka Bosiko utuye mwino karitsiye uragira uti nanjye ndumwimukira nago nyituyemo ndumwimukira nanjye. yego ariko uragira uti indaya ziratubangamiye ahangaha niki musaba ubuyobozi? twege ikintu dusaba ubuyobozi hano muri umudugudu wa Musagara batubabarire baze pe abayobozi baze badufashe. ejo nabonye umwana dore mu masipeye ngo bita mu masipeye yabwiye umwana wewe ngo tera umusazi buye mbona rari muteye atera umusazi buye. oya ibyo bintu se bibaho? iyo bibonye ubona ari inkuru y'akasamutwe. ubona ari inkuru y'akasamutwe wowe ntabwo wabishobora. ko numva umuco waba aramaze gucika inaha. njyewe nyoberwa n'ubuyobozi bw'ahangaha ikintu bukora bwagakwiye gufunga abantu bameze nk'uko nguko. ubundi umuntu yashigikiye ibibi bihita bitugaruka n'uko nguko nyine tuzaba tugenda tubibona. yego hari ikintu utambwiye sinzi impamvu uri kubica ku ruhande. nakubajije iti Donasiye yaratuwe umukobwa ejo bari kumwe bari batuwe babana aza kuba yagira uko yigenza cyangwa nejo gusa byari bibaye? urumva umuntu agiye gusambana n'undi ntabwo wabimenya ngo barasambana. niba baryamanaga ntabwo mbizi. ariko nanone Donasiye warutuwe umuze muri no karitsiye. ari umuze muri no karitsiye. yarabayeho gute? yari kumvise ko yari umupasteri yigeze no kuba ntabwo yari umupasteri. pasiteri yarabivuyemo nawe yirirwaga azenguruka avuga ngo icupa
yanywaga icupa se icupa yarinywaga icupa yarinywaga niko ngiye ko namubonye yanywaga icupa yego nawe mbona nta kazi afite yirirwa akatakata muri uno mudugudu nawe nyine nk'umuyobozi avuga ngo ni umuyobozi. Yari umupapa w'abana bangahe? Simbizi pe, ntabwo by'abana, ntabwo ubuzima bwe ntabwo nigeze mbijemo. Ntabwo yigeze abyara, niko abaturanyi bari kutubwira. Ntabyo nzi. Yego. We mwajyaga muhurira ku gacupa ari mu kabari? Nkuko ubona mba narinyweye nkuko nguko nyine. Iyo wari nyweye. Oya ubusanzwe tuhura gutyo. Urabona nyine hano ntuye. Yego. Niba kaminuza makuru wanjye ni hano muri Rompo. Ibigiye byose igenda byose mba mbireba nta kibazo. Ibitambuka byose ubibona. N'amaso yanjye. Urabona mfite amaso ntago ndi impumyi. Urayafite rwose ndabibona neza. Nta kibazo rero kiri. Ijana ku ijana. Ushaka nandi makuru nayaguha nta kindi kibazo. Niyo nyeneye. Ayahe yandi? Ayo ngayo. Fresh nta kibazo rero. Reka ngushimire. Naribi.